Hari umugabo wakoraga za Crayon-Pencils, ikaramu z'ibiti. Yari umuhanga bidasanzwe n'inararibonye mu kazi ke, ntiyagiraga umuhiga. Rimwe yakoze imwe muri izi crayon cyangwa ikaramu z'ibiti, arayitondera neza cyane. Ubundi ayishyira ku ruhande, apakira izindi zose, aza kuyifata nyuma, arabanza arayitegereza bihagije. Noneho nayo agiye kuyipakira mu zindi mu dukarito duto yazipfunyikagamo mbere yo kuzohereza ku isoko. Arabanza yishyira mu mwanya wayo. Atari ko nk'ubu iyi crayon iramutse ari umuntu, ikambaza iti ko mbona nteye nk'izindi pencils zose muri aka kabox, ni iki nshobora kwihariraho kugira ngo mbe yizihiga zose n'iyingira akamaro muri izi zose? Uwo musaza yahise yishyira mu mwanya wo kuyisubiza. Atumva rero wa crayon we nkubwire, mbere yuko uva ahangaha nkakohereza hanze y'iyi nzu ku isoko, umenye ko ntazaba ndi kumwe nawe ngo nkwiteho cyangwa ngire n'icyo nakumarira kindi mu bizakugora byose mu buryo butandukanye, kandi ibyo ndabizi bizanabaho. Ibyo rero bitume noneho wumva neza ibi ngibi ngiye kukubwira, uzabyitwararike cyane, ntiyazagire na kimwe wibagirwa muri byo cyangwa se ngo kirengagize, aho uzahita uhinduka Crayon-Pencil y'ingenzi cyane, bibaye ngombwa ahubwo no kurusha izindi zose zisigaye. Icyambere nuko ugomba kumenya neza ko bishoboka cyane rwose ko ushobora gukora byinshi kandi by'ingirakamaro bidasanzwe. Ariko ibyo nabyo kugira ngo bigereho urasabwa ikintu kimwe cyonyine, ni nacyo cyambere nyine, kuyishyira mu maboko y'umuntu ugomba kubigufashamo, nawe ukamugeza ku byo yifuza nta kabuza, muzabifatanya. Kwishyira mu maboko y'umuntu, ibyo ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Hari byinshi uzahuriramo nabyo, kuko uzanabivanamo ububabare bukomeye. Uzatyazwa, ucongwe, kandi bikorwa ubabara bikomeye kuko utazababarirwa. Uko uzaba ubabara ujye ubyihanganira cyane kandi ushinyirize mu gihe uzaba wibuka neza ko ari byo bizakugira Crayon-Pencil nziza kurusha izindi zose. Ikindi utazibagirwa na gato ni ukumenya ko nk'ikaramu y'igiti uzahorana ubushobozi buri gihe bwo gukosora amakosa yose yaba yakozwe, ugasiba ibyabanje byose bitari byo, utitaye ku ngano yabyo, bikavaho ugasubiramo. Ntushobora kwinuba. Igisumba ibindi byose kandi ni ikizaba kikurimo imbere muri wowe, kuko icyo kizatuma igihe cyose usiga ikimenyetso kikuranga aho uzanyuzwa hose, aho uzandikishwa, aho uzakoreshwa. Ibyo nabyo bizatuma icyaba cyose nta na kimwe kizigera kikubuza kwandika. Iyi karamu y'igiti rero nayo ngo igomba kuba yarumvise neza umusaza wayikoze. Ibyo byose ngo nta na kimwe yigeze yibagirwa ngo ireke kugishyira mu bikorwa. Ibyo byatumye mu gihe cyose yabayeho nk'ikaramu y'igiti ari ubuzima yabayemo nta maganya, kandi izi neza ko buri gihe hari igikwiye gukorwa, nta gutungurwa cyangwa kwitotomba uko ariko kose yigeze igira mu buzima bwayo nk'ikaramu y'igiti nyine. Ibyo byaba bivuga iki mu gihe ubuzima ku bantu hari ibyo baba barebera kuri iyi karamu y'igiti, mu gucongwa no kwandikishwa, kongeraho gusibishwa? Bivuga ko mu buzima bwawe kimwe n'aya karamu igira umumaro byanze bikunze ari uko yishyize mu maboko y'umuntu, ikaba ntacyo yamara ntawe uje kugira icyo ayimaza. Nawe ngo nuko ukwiye kugira bugerageza kwishingikiriza no kwizera byanze bikunze abo ngabo, kanabafungurira amarangamutima yawe yose y'inzozi, imigambi n'imishinga kimwe n'ibikorwa byawe. Mu bandi nta kwizengurutsa uruziga wikingiranamo ngo baheze bose. Ukwiye kubaha uburyo no kubemerera kugukunda, kukwemera no kukwakira, kuko uramutse utaniteguye kugira umwanya na mucyo ubaha mu buzima bwawe, icyo gihe rero ubwo ngubwo uzabagora, cyangwa njye n'ubugoye mu buryo rusange bitatuma bakwizera ngo nawe ubizere.
aho kandi kimwe na ya karamu mu mibanire yawe nabo, abo nabo bazakugenza uko ikaramu y'igiti icongwa n'abakeneye kuyandikisha kugira ngo ibashe kubikora nyine. Kugira ngo uwo bakeneye uzasabwa byinshi bigoye, birimo no kwihakana ubwawe, kwireka ukisiga impande, no kureka byinshi mu byo wowe wishakira unakunda, kamere bwite ukayigezayo, ukisanisha nabo, ukajyana nabo. Nyamara ntabwo bizababuza n'ubundi kuguconga nyabyo mu bubabare yewe butagira ingano kugira ngo ubu ingirakamaro kuri bo. Ibyo no bishobora, aho ngaho uzagira akamaro kuko uzakemura byinshi mu bibazo byabo. Ubande nabo, ubakire bakwakire, n'ubuzima nuko buteye. Kimwe n'ikaramu y'igiti, igihe cyose ugomba kugumana ubushobozi buhagije bwo gukosora amakosa yawe. Biteye hafi nko gusiba ibitaragenze neza kugira ngo witwe umuntu w'ingirakamaro, byaba kuri wowe ubwawe no ku bandi. Ni ubushobozi bwo guhinduka ubwabwo. Igikomeye muri byose rero n'ubundi kimwe na ya karamu y'igiti, ni ikikurimo imbere muri wowe. Ntuzarekana na rimwe kwandika no gusiba kuko ikikurimo imbere, kimwe na ya karamu y'igiti y'icongwa kugira ngo igice cy'imbere cyandika kibashe gukora ahandikwa. Nuko nawe ikikurimo, ibikorwa birimo no kuruha kudasanzwe, kwiyuha kuya, nibyo bizaguconga nyabyo kugira ngo ibyo byose bishyirwe mu bikorwa byanze bikunze. Icyo ni nacyo cyizere nyacyo cyo gukomeza kubaho. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.